CBDC uburyo bushyashya rero bw'ikoranabuhanga bugiye gushyirwaho na Central Bank, ni ukuvuga ngo CBDC mu magambo arambuye ni Central Bank Digital Currency. Bisobanuye ko rero muri kumvamo ijambo digital currency, ni ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ubundi mu busanzwe kugira ngo habeho ifaranga ry'ikoranabuhanga ni uko riba ryabanje gutekerezwaho rikaba ryashyirwa mu bikorwa. Gusa nk'amafaranga y'ikoranabuhanga hari ni cryptocurrency. Rero murabizi ko ubundi Central Bank yari isanzwe ikoresha ibyo bita fiat money, ni amafaranga afatika, inote, tukavuga n'ibiceri. Izo rero nibwo buryo Central Banks zari zisanzwe zikoresha. Ariko iyo hazemo digital currency hahita hazamo ibintu bita decentralized. Decentralized ni ukubona noneho umuntu yagira access no kwigenga kuri ya mafaranga ye, akaba yayakontorora. Bisobanuye ko iyi CBDC ishobora kuba izanye igisubizo kuri ibyo bintu bijyanye no kuba umuntu yagira privacy ku mafaranga ye, bitandukanye n'uko Central Bank zabaga zikontorora amafaranga yawe. CBDC rero ni uburyo bwa digital currency nk'uko namaze kuvuga, ariko bukaba bwarakozwe n'igihugu runaka, tuvuge nka BNL ikaba yakora ifaranga ryayo ry'ikoranabuhanga riri digital, nk'uko n'ubundi bamaze iminsi babitangaza yuko bashobora gushyira mu bikorwa, bari gutekereza kuri uwo mushinga. Rero ikintu CBDC yaba ije gukemura cyane, ni ukuvuga ngo intego yayo ni ukugira ngo itange privacy cyangwa se itange kuba umuntu yagira accessibility kuri account yiwe n'umutekano wa konti. Ikindi ni ukuvuga ngo byagabanya igiciro cyo kugenda batunganya cyangwa se batunganya systeme zigiye zitandukanye, bitewe n'uburyo transactions zigenda zikorwa n'abantu. Ugasanga tuvuge nk'urugero, niba banki iri bukontorore amafaranga yose ari buze, ikaba yarikodinga buri kintu cyose. Amafaranga wenda tuvuge aje mu ntoki, umuntu azanye ibifaranga byinshi mu ntoki, agiye mu bintu byo kubibara n'ibiki, ugasanga biratwara umwanya munini. Ariko iyo bije muri digital, ni mudasobwa, igihe transaction zirihuta kandi zikaba zaba counted, ni ukuvuga ngo transaction runaka ikaba itatinda mu buryo bwo kugenda umuntu abona amafaranga. Urumva, niba nari mbahaye urugero, umuntu azanye amamiliyoni runaka, ayazanye mu ntoki, ayazanye kuri banki, hari umukozi uri bujye kubara ayo mafaranga. Ibyo rero bitwara umwanya. Navuga ko ibyo rero digital currency nk'iyo ngiyo digital currency kizabaje gukemura ibintu nk'ibyo, kuko nk'uko mubizi nka cryptocurrency nta bintu byo kuzana ngo amafaranga mu ntoki guha umuntu, ahubwo ni ibintu bikorwa na mudasobwa. Ikindi bizagabanya rero risk cyangwa se bizagabanya risk yo gukoresha digital currency mu buryo bwari busanzwe. Cryptocurrency rero yo ubwayo igira high volatility, ni ukuvuga ngo habaho kuzamuka no kumanuka, rero with the value fluctuating. Okay? Ni ukuvuga ngo rero nkeka ko CBDC yo ishobora kuzaba ari ifaranga riri stable, nk'uko tuzi USDT, TRC20, bivuga ngo ni ifaranga ridahindagurika cyane. Ni ukuvuga ngo rero bashobora kuza ku ifaranga ry'ikoranabuhanga ari ifaranga ridahindagurika. Tuvuge nk'urugero, Bitcoin irazamuka ejo ikongera ikamanuka. Ubwo nk'umuntu wayiguze yazamutse ikamanuka, aba ari muri loss, aba ari mu gihombo. Aha rero Central Bank zishobora gukora ifaranga ry'ikoranabuhanga ariko ari ifaranga riri stable. Ubwo rero kikaza ari igisubizo rero kuri iki kintu cya high volatility kiba mu isoko, mu masoko ya cryptocurrency, usanga habaho kuzamuka no kumanuka. Ikindi navuga ko bizaba ari uburyo bwiza bwa speed kuri account y'umuntu, akaba yagira, nk'uko nari nabibabwiye, akaba yagira privacy cyangwa se akaba yacunga amafaranga ye, hatabayeho kuba hari undi muntu wayakontorora. Nk'urugero nka Central Bank ishobora kuba yatekinga advantage kuri konti y'umuntu runaka. Ariko iyo bije muri digital currency rero ngira ngo umuntu aba afite access kuri konti ye uko ashaka. Ibi rero biracyari kunozwa, ntabwo
twahita tuvuga finally ijana ku ijana yuko ariko bizagenda, gusa hari ibihugu bigiye bitandukanye byamaze kwipirimentinga sisiteme. Ni ukuvuga ngo iyi sisiteme navuga ko ari ibihugu nka Jamaica ngira ngo yamaze gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Ibihugu nka Nigeria nabyo byamaze kujya muri uyu mushinga. Ikindi ni ukuvuga ngo Jamaica, Bahamas na Nigeria ko nimba babwiye byamaze gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Kugira ngo ubutaha tuzaganira neza kuri uyu mushinga kugira ngo mbe mbanyuriyemo muri makeya uyu mushinga icyo uzaba umaze n'icyo uzaba ukora, kuko ni mubizi n'ubundi turi muri industry cyangwa se turi muri mu buryo bushya era nshyashya ya digital currency. Ubwo rero ugomba kumenya amakuru ukaba wamenya aho biri kwerekera, cyane nk'abantu mukoresha cryptocurrency cyangwa se abantu mwari musanzwe mukoresha fiat money, ngo ni amafaranga ya money, amafaranga ngendanwa. Rero sisiteme nshyashya igiye kuza ni iya digital currency. Rero ubutaha tuzareba CBDC versus cryptocurrency bihuriye he cyangwa se bitandukaniye hehe muri rusange. Rero ndashobora kubivuga neza muri gukora subscribe kugira ngo video itaha